Ndabasuhuje mwese inshuti zacu z'akadasohoka za Icyizere Family TV. Reka mwese mbahe ikaze aho mugiye muherereye mu mpande enye z'isi zigiye zitandukanye, mbabwira ngo mukomeze kumererwa neza cyane kandi Imana ikomeze kuduhana umugisha. Inshuti zacu mbabwira ngo biroroshye kubana natwe, ni ukureba aho munsi ya video ugakora subscribe, ugakora konzogera, ibiganiro byacu bikajya bikugeraho 5 kuri 5. Twagiye tubagezaho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi noneho tugiye kugaruka ku nkuru y'urukundo y'umusore witwa Rwema n'umukobwa witwa Isaro. Inshuti zacu ni ubuzima bagiye banyuramo butoroshye, ariko baje kubutambukamo amahoro. Ubuzima bagiye banyuramo buragoranye, utega amatwi nawe wihere amatwi maze ugire icyo ukuramo, umenye uburyo wajya wihangana mu rukundo n'uwo mwaba mukundana. Rwema aragira ati, hari mu mwaka w'ibihumbi 2024, ubwo nari umunyeshuri wiga mu wa gatatu mu mashuri yisumbuye, nkaba mvuka mu muryango w'abana 13, nkaba ndi umwana wa 6. Naje kwiga mu mashuri abanza ndayarangiza, nkomeza mu mashuri yisumbuye. Nkomeje mu mashuri yisumbuye naje kwiga mu mwaka wa mbere ndawurangiza bigoranye, nkomeza mu mwaka wa kabiri nawo ndawurangiza bigoranye. Naje kugera mu mwaka wa 3. Ngeze mu mwaka wa 3 mbona amikoro yo kumfasha kugira ngo nige nkomeza amashuri biranga. Ibikoresho byo ku ishuri kubibona byabaga ari ingume. Naje kugira amahirwe nshudika n'umukobwa witwa Isaro. Dushudika mu mwaka w'ibihumbi 2026. Uwo mukobwa twaje kugirana urukundo rutavangiye na gatoya. Uwo mukobwa naje kumutekerereza ibyanjye, mutekerereza ko ngiye kuva mu ishuri bitewe n'amikoro. Umukobwa yarankomeje, umukobwa akajya amora hafi. Umahirwe umukobwa twari inshuti yacuruzaga amayinite. Umukobwa yarankundaga bitangaje, ariko nanjye naramukundaga bitangaje. Naje kwegera ababyeyi banjye mbabwira yuko ngiye kuva mu ishuri bitewe n'amafaranga ari kubura. Ababyeyi barambwira ngo ubundi hize Kagame, wize akaba ari we uyobora igihugu. Iryo jambo ababyeyi bambwiye ryaranshenguye. Narabashubije nti, kuba umusaza yarize akaba ari we uyoboye igihugu, nanjye nshaka kugira ikirenge mu cye. Niga nkazihangira imirimo kandi nkazibeshaho, kandi nkazagirira akamaro umuryango wanjye nanjye nzashinga. Abana banjye bakazabaho neza, inshuti zanjye nkajya nzigobokaho bibaye ngombwa. Ibi ngibi ngomba kubikurikirana mpaka nkabirangiza. Wa musore yaje kongera yegera wa mukobwa, amubwira ibisubizo ababyeyi be bamubwiye. Umukobwa yagize agahinda, arababara. Abwira uwo musore, aramubwira ati, haba ku kiguzi icyo ari cyo cyose, amashuri ugomba kuzayiga kandi ukayarangiza. Wa mukobwa yakomeje gufasha wa musore Rwema. Amafaranga agiye abona yose, umushahara agiye ahabwa, agafasha uwo musore kwiga. Umusore yarize, ariga uwa 4 arawurangiza, uwa 5 arawurangiza, uwa 6 arawurangiza. Umusore yaje kujya gufata impamyabumenyi
ajyana na wa mukobwa. Ba babyeyi b'uwo musore baje kujya mu kirori cy'uwo musore wari wahawe impamyabushobozi. Abo babyeyi baje gutungurwa nuko wa musore yaje kurangiza amashuri, nyamara ba babyeyi be baje guhagarika inkunga bahaga uwo munyeshuri wabo yo kwiga, bayihagaritse umusore ageze mu mwaka wa 3. Hagati aho umusore yari yaravuye mu cyaro yaragiye mu mujyi wa Kigali. Ababyeyi be bari bazi yuko wa musore wabo yavuye mu ishuri, baza gutungurwa nuko batumweho kugira ngo bitabire ibirori by'uwo musore. Nyamara ababyeyi ntibari bazi uwagize uruhare ku mwana wabo yagombaga gusohoka. Baje gutungurwa nuko yari ari kumwe n'umukobwa witwa Isaro. Uwo musore yapfukamye hasi ararira muri icyo gitaramo yari afite, apfukama ku birenge by'uwo mukobwa Isaro. Umusore akirira, ababyeyi nabo bararira. Abantu bari aho bayoberwa ibibaye. Bayobewe ibibaye, amarira aba menshi, na wa mukobwa nawe ararira. Umusore ararize, ababyeyi bararize, wa mukobwa nawe ararize. Abantu bose bari bari mu bindi birori muri icyo kirori, n'abari baje gufata impamyabushobozi nabo bandi bayoberwa ibibaye. Nyuma wa musore akizanzamuka, ababyeyi bapfukama ku birenge bya wa musore bamusaba imbabazi. Bamusabye imbabazi baramubwira ati, mwana wacu, twagukoreye ibidakorwa, twanze kukurihirira amashuri, wavuye mu cyaro uvuga ko ugiye i Kigali gutembera, none dutunguwe nuko tubona urangije amashuri. Ababyeyi baramubaza bati, se ninde waba waragize uruhare kugira ngo amashuri yawe uyarangize? Wa mwana amarira aragumya abunga mu maso. Ababyeyi be barongera kushura kabiri ati, ninde wagize uruhare kugira ngo amashuri yawe uyarangize? Wa mwana yaravuze ati, mamaye, papaye, byose byavuye mu biganza by'uyu mukobwa Isaro. Isaro nawe aravuga ati, mwa babyeyi mwe, urukundo uyu musore wanyu yankunze nta handi hantu nigeze ndubona. Nanze kurutesha agaciro, mufasha mu byo nshoboye, amafaranga yose nakoreraga niwe nayarihiriraga kugira ngo yige nawe aziteza imbere. Ababyeyi barahindukiye bahobera wa mukobwa, baramuhobera baramushimira. Barangije baravuga bati, musore wacu, ibyo tutaguhaye byose mu myaka yose ishize ari ayo twari kukurihirira, tugiye gukora uko dushobojwe kose, tugurishe ku butaka dufite, tuguha amafaranga wubaka inzu nziza, tugusabire, tugukwere, tugushyingire uyu mukobwa wagize uruhare mu buzima bwawe kugira ngo abugeze ku kindi cyiciro, maze mwubake, mutunge kandi mutunganirwe. Nshuti yanjye, wowe wumvise iyi nkuru, ushobora kuba waranyuze mu bihe bibi, ariko byagenda kose, nugira inshuti nziza, nawe hari aho zizakugeza, kandi nugira inshuti nziza zizagufasha mu ngorane ugenda uhura nabyo. Nugira inshuti nziza
muzabana nazo neza kandi bazakugira inama zubaka kandi bazakwihanganisha. Inshuti zacu, mu gice cya kabiri tuzagaruka tubabwire uburyo Isaro na Rwema bubatse urugo rwabo